mukiza wumva ukonganya ubwo ugenderera abandi nanjye ntunsige ntumiteho mukiza wanjye wumva ukonganya ubwo ugenderera abandi nanjye ntunsige ntumiteho mukiza wanjye wumva ukonganya ubwo ugenderera abandi nanjye ntunsige ubwo ugenderera abandi nanjye ntunsige. Nshuti mwene data, wowe twongeye kubana uyu munsi uhawe ikaze. Ndagushimira wowe dukomeza kubana mu nkuru z'Uwiteka. Nukuri Imana iguha umugisha. Nawe niba ari bwo bwa mbere wagera hano uhawe ikaze. Ni mu nkuru z'Uwiteka, ni inkuru zacu n'umubyeyi wacu uwo ari we wese ahawe ikaze. Mujye mureka dufatanye muri izi nkuru kuko nta kindi cyatwubaka turi muri iyi si. Reka tuye dufatanya kugira ngo twese tuzabashe kubana mu bwami bw'ijuru. Uyu munsi nkuko nabivugagaho mu nkuru y'ubushize, nanavuze ngo ikintu nshaka kuvuga uyu munsi ni umurage, heritage ababyeyi basigira abana babo, ababyeyi baha abana babo. Umurage nta nubwo ari ukurindira ngo nuko umubyeyi azaba yapfuye ngo akuraze ibi n'ibi. Hari ababyeyi baraga abana babo ibintu n'ubundi batarapfa, ariko twebwe twakomeje kubirebamo mu buryo biri ibintu bifatika, ibintu by'imitungo, by'ibibanza, by'amashyamba, by'amazu, by'amafaranga. Ibyo abantu benshi nibyo bakunze kureba bakabibona nk'umurage, ariko njye nashatse kugira ngo ngaragaze icyo nabashije kumenya mu ibyo Uwiteka ashaka kugaragaza byose. Mu by'ukuri abantu twebwe tutashaka kureba, mu by'ukuri atari uko hari tutanabizi, ari uko ahubwo abantu babimera nk'ababishyize ku ruhande cyangwa bakumva hari ibintu bidashoboka, ariko ni ibintu by'ukuri. Ikintu nshaka kuvugaho ni iki, ni icyo ababyeyi baha abana babo, ni iki nk'umubyeyi akabaye aha umwana we. Uyu munsi niwe uri umubyeyi ukaba ubasha gusobanukirwa iyi nkuru y'uyu munsi, ndagira ngo n'ukuri Uwiteka bigufashemo umenye nawe umurage wahaye abana bawe nuwuhe, ushaka kubaha nuwuhe. Nawe utaraba umubyeyi nawe usobanukirwe, nawe niba uri umwana utangire kumenya icyo ababyeyi bawe bakuraze ibiki, kugira ngo noneho nawe utangire kumenya icyo ukwiye gukora kugira ngo ubwo umurage niba ari umurage mwiza ugumane, niba atari umurage mwiza wawukuraho gute, wawukuzaho gute. Reka ntangirire kuri ibyo bidasobanukirwa n'abantu ubu ngubu, kuko ibyinshi ibyo bindi by'imitungo twese dukunze kwisobanukirwa, twagiye tubikuriramo, twarabibonye. Ariko reka njye kuri icyo ngicyo abantu badakunze gusobanukirwa. Mu by'ukuri niba umwana ashobora kuburirwa wenda nk'irengero, cyangwa umwana ashobora kuvuka avuga ati njyewe sinzi ababyeyi banjye, ndi gushakisha wenda ababyeyi banjye, ugasanga kugira ngo bamenye umwana we, ababyeyi b'uwo mwana cyangwa umwana amenye ababyeyi be, hakorwa iki? Hakorwa ADN. ADN ni amaraso y'umubyeyi aba ari mu mwana, ni uruhererekane rw'amaraso. Bivuga ngo niba njyewe n'ababyeyi banjye batariho, bashobora kwifashisha nk'abakuru, nka nyogokuru, sogokuru, abo bose n'ubundi nabo baba basanga ko hari amaraso, nubwo atari wenda 100%, ariko hari pourcentage barebera bakavuga ati umuntu akomoka muri uyu muryango, yewe no muri ba batante bawe byose ibyo babisangamo. Ese kubera iki urwo ruhererekane rw'amaraso narwo rumeze gute, rumeze gutyo? Icyo nshaka kuvuga ni iki, nuko kuntu naho bihera byo kuvuga ngo uruhererekane, umurage, icyo umuntu asigira abana be, icyo umuntu aha abana be ni igiki. Niba ayo maraso ari uruhererekane n'ubundi rujya mu bana, kuki tutumva ko n'ibindi bisigaye nabyo bijya mu bana? Niba ayo maraso y'umubyeyi ushobora kuyasanga mu mwana, kuki utumva ko uburwayi bw'umubyeyi udashobora kubusanga mu mwana? Ubwo wenda aho ngaho turabyumva, kuko byinshi nabyo byagiye bivugwa ngo ni hereditaire, ni uburwayi umuntu aba afite bukajya n'ubundi mu mwana binyuze muri ya maraso. Noneho ya maraso ugasanga wa mwana afashe ya ndwara nayo y'umubyeyi. Ariko ibyo nanone biri kuguma mu bintu by'umubiri. Reka tujye in the spirit naho turebe ni ibiki umubyeyi aha umwana. Niba umubyeyi afite ibyaha runaka abamo, cyangwa afite ibyaha yagiye abamo, ibyo byaha nabyo biba umurage araze umwana. Nk'urugero dushobora kuvuga ngo nk'abantu bagiye baba abapfumu,
usanga kenshi niyo uwo muntu agiye gupfa abiraga umwana runaka cyangwa ku mwana uzavuka ku wa gatatu cyangwa se wa kabiri, bitewe nuko we abishaka, afite uko abiraga abana be, akavuga ati n'uyu. Ariko bivuga ngo nubwo abiraze wa wundi, abasigaye rega nabo bakomoka kuri uwo nguwo, nabo kubera wa muntu amadayimoni yakoranaga nayo, ntago bizavuga ko abatabiraze batazagira ayo madayimoni nayo akorana nabo, ariko wenda mu buryo butangana nuko yabiraze wa wundi ugomba kubikoresha nk'umupfumu. Ikindi cyaka kuvuga ni iki, nuko niba ibyo wenda tuvuge ni umurage wenda w'ubupfumu, w'uburozi, ibintu nk'ibyo, ariko nanone hariho umurage w'ibyaha. Niba ufite icyaha runaka ukiraga umwana wawe, niyo handi ushobora kuzasanga akenshi bigaragara nkaho ari ibintu byagiye biba uruhererekane. Wenda akenshi hari ukuntu abantu bagenda bavuga bakakubwira ngo uriya mwana ngo urabona ngo ni indaya, ngo ariko ngo na mama we niko yari ameze, ugasanga bavuga ngo yewe ngo ni nka mama we. Urumva ni uruhererekane rw'icyaha, ntabwo umwana nawe aba ari we, ni umurage abakura kuri nyina. Ariko ibyo bintu bituruka hehe? Nkuko nkunze kubivuga, nkuko nkomeje kubisobanura, nuko mu byo tutarebesha amaso yacu y'umubiri, twakabaye turebesha amaso yacu y'umwuka. Mu mwuka hari ibintu byinshi biberamo twe tudashobora kumenya, ariko dusabye Yesu Kristo kubidusobanurira turabimenya. Ushatse gufunguka amaso kubirenze kubyo urebesha umubiri, ujya urebesha mu isi, amaso y'isi, ureba n'ibiri inyuma, kandi Uwiteka arabigusobanurira ukabimenya. Niba rero umubyeyi ari umunyabyaha, ajya mu byaha runaka, ndakubwiza ukuri ko mu gihe uwo mubyeyi atabyihannye kandi ngo sinyuzi n'amakontra yasinyanye n'ikuzimu, ibyo bintu biragenda bikajya ku rubyaro rwe, bigakururukana. Iyo rero ni kirashatse kuvuga ngo cy'umurage ababyeyi bakunze kuraga abana babo. Ni naho navuze ngo hari n'igihe umubyeyi agira gutya akaba yarabaga mu byaha runaka, ejo we agahinduka. Ariko niyo ahindutse, hari igihe umuntu yita kureba kuri we ku giti cye, ntarebe no kuba zamukomokaho. Iyo wise ku giti cyawe ukareba wowe, usaba Imana imbabazi, Imana irakubabarira. Ariko iyo utabwiye umwijima ngo ubwire ngo ntandukanye nawe ku cyaha runaka nakoze, ibyanjye nabahaye ndabigaruje, ibyanyu mwampaye ndabibasubije, mbese ugaca cya kiziriko cyaguhuzaga n'umwijima, icyo gihe icyo kiziriko kiba gikomeje kuba kiriho. Bitavuze ko utababariwe, Imana yakubabariye, ijuru rwose uzanaribona. Ariko icyo kintu washyirishijeho, watumije umwijima kuba mu buzima bwawe, ntago kizabura kuba cyabaho. Ikintu wenda nshaka gutangaho urugero kugira ngo abantu bumve icyo baba bakwiriye gukora n'iki. Wenda tuvuge ufite inzu ukodesha, iyo nzu ukodesha wenda tuvuge uzanye mu undi muntu ushaka ko muzajya mu bana muri iyo nzu, noneho umuhaye urufunguzo rw'inzu. Urumva afite urufunguzo rw'inzu, yinjira igihe ashakiye, asohokera igihe ashakiye, araza afite rwa rufunguzo. Uwo muntu mubanye mu nzu, niba mugiranye ikibazo wenda utagishaka ko uwo muntu muguma kugumana mu nzu yawe, icyo ukora ni iki? Urabimubwira ukamubwira uti nsohokera mu nzu, ukamwambura za mfunguzo. Si uko umubwira uti nsohokera mu nzu atabyumva, arabyumva. Unabimubwira ntumwambure imfunguzo, arabyumva agasohoka akagenda. Ariko kuko afite urufunguzo, abashobora kwinjira nanone igihe ashakiye, yagarukira igihe ashakiye, yashobora no kumenya ati uyu munsi ntarereka ngende ninjira uko nshatse. Ariko kugira ngo noneho umaking sure ko wa muntu atazakugarukira mu nzu, iyo umwirukanye mu nzu yawe, umwambura n'urufunguzo rw'inzu yawe. Ariko iyo bibaye na byiza kurushaho, aragenda ugahindura na serire, kuko ubutizeye neza niba za mfunguzo yaba ataranakoresheje nyine izindi, nyine ataracurishije izindi zisa nka so, ku buryo yagaruka, kugira ngo wumve ufite icyizere yuko uwo muntu atazagaruka iwawe. Urwo rufunguzo nyine urarumwambura, ariko ukanahindura serire. No mu mwuka rero nuko bimera. Uwo muntu niba umwirukanye, ndi kuvuga ngo wirukanye dayimoni muri wowe, usabye Uwiteka imbabazi, mbese utandukanyije umubano wari ufitanye na dayimoni yaguteraga ibyo byaha runaka. Ariko niba utamwambuye urufunguzo, niba utamubwiye uti ibyanjye, imiryango nagufunguriye ndayifunze mu izina rya Yesu Kristo, aho ngaho mbese uba wihannye byo kwihana. Ariko ntago uba umukuriyeho mbese rwa rufunguzo navugaga, ya serire ntago uba yihinduye.
kuri we rero ababibona uramwirukanye ukubera wenda uburakari ufite bw'uwo munsi aragenda, ariko anytime yagaruka. Uko rero yagaruka, niba mu nzu yawe umuntu agarutse yarasanzwe afite urwo rufunguzo rw'inzu yawe, wenda ntagusangemo agasangamo abana bawe, azakora iki? Azabagirira nabi. Uko rero niko Satani nawe akora. Iyo hari imiryango wamufunguriye, nubwo wamubwira uti uyu munsi njye nawe turatandukanye, uyu munsi ndakwiyambuye, uyu munsi njye ntabwo nkiri kumwe nawe, uyu munsi wenda ndihannye ibyaha nakoze ibiki byose, ariko ntumubwire uti ibyo nari naraguhaye ndabyisubije, ibyanjye wari waranyambuye, ibyanjye wari wara mbese kuko Satani yazanywe n'iki? Kukwica, kurimbura no kwiba. Niba hari cyawe yakwibye ukaba utari kukigaruza, ukaba utamubwira uti ngarura icyanjye wanyibye, ndakigaruje mu izina rya Yesu Kristo, ibyawe ndabigusubije, ibyari warampaye uwo mujinya yayo, ibyo byose nyine byaguteraga kuba uwuriwe, ukabimusubiza nawe ukagumana ibyawe, ukagaruza ibyawe Satani yari yarakwibye, imigisha yawe, amahoro yawe, ubwiza bwawe, buri kimwe cyose, kugira ngo noneho bya bindi wagaruzaga byose bigere ku bana bawe. Ariko hariho n'ikibazo kimwe abantu tutajya tumenya. Buriya akenshi niyo wakwihana gutyo ukagaruza ibyawe kugira ngo n'abazagukomokaho bazabeho mu mahoro, ujye umenya ko iyo wihannye ukagaruza n'ibyawe, nk'uko navuga ngo uca umubano hagati ya Satani nawe, iyo ubikoze gutyo hari abana bawe bamaze kuvuka, ujye umenya yuko abo ngabo bamaze kuvukana bya bindi wa murage w'ibyo bagusanganye. Tuvuge wari umunywi w'inzoga, babana bavutse uri umunywi w'inzoga, nubwo wihannye nyuma abo bana uwo murage barawufite, kuko uri kwikuzaho uwo murage wari ufite wowe, ibyo wari ufite, mbese ibyo byawe wari ufite urimo urabyikuzaho, ariko hari abamaze kubivukana bakuvutseho. Icyo gihe rero iyo utari umuntu nyine iyo utazi nyine ikigomba gukorwa, wihana ku bwawe, ugaruza ibyawe, ariko ntugaruza kuba gukomotseho. Ariko iyo uzi icyo ugomba gukora, iyo uzi ibibera in the spirit, niho ugaruza ibyawe, ariko ukagaruza no ku bana bawe bagukomotseho. Aho rero niho handi ujya kwihana, ukihana unavuga ngo ibyo nahaye bankomotseho bose, ibyo nabyo mbese bya bindi byose wahaye abagukomotseho byose ukamera nk'ubigaruje, urabivuga, urabisohora n'amagambo yacu, kuko twamaze gusoma ubushize mu kiganiro navugaga ku rurimi. Uwari wese iriya mirongo natanze ivuga ku rurimi, buri wese yaragakwiye gusubira inyuma akagenda akayisoma, kumva ururimi dukwiye kurukoresha iki. Ururimi rwacu uko turwatuza amagambo ararema. Niba uvuga ngo Satani, ibyo uwo murage nagiranye nawe wiki niki, wenda w'umusinzi, w'umunywi w'inzoga, w'ubupfumu, w'uburozi, ibyo byose ukavuga uti ndabigaruje, kuko maze gusobanukirwa ko Yesu Kristo ari ukwiye kuba mu mutima wanjye. Ugomba kuvuga uti ndanabigaruza ku bana banjye, abo bose bavutse nari narabitransfereho byose, ukagaruza kugira ngo bana bawe uba uri kubaha umurage mwiza, kuko iyo utabigaruje uwo murage barawugumana kandi ubuzima bwabo bukazagenda nabi. Rero wowe nk'umubyeyi ushobora gusigara wibaza ngo kuki abana banjye bari kuba mu bibazo, kubera ikindi kubona abana banjye bari kunyura muri ibi, ukibagirwa ko hashize nk'imyaka 20 cyangwa 30 ibyo bintu nawe warabibayemo. Ibyo rero nibyo bya bindi warahaye, n'uruhererekane, niyo hereditaire burya ntago ari uburwayi gusa. Hereditaire ni ibyaha, nizo ndwara, nibyo byaha, nizo ntambara, ibyo wanyuzemo byose iyo utabashije kubigaruza kugira ngo ubyambure umwijima, ugaruze amahoro yawe, ugaruze ibyiza byawe, umwijima wari waragutwaye ahubwo ukaguha contraire yabyo, ugomba kubigaruza kandi Satani ukamusubiza ibye. Kandi wanabigaruza ukabigaruza no ku bana bawe bari baramaze kuvuka ndetse n'abataravuka, byose ukamera nk'uhambiriye nyine, uvuga uti noneho birangirire kuri njyewe, undi uwo ari wese uzankomokaho ndetse n'uwankomotse wowe wese, ibyo byose birangirire kuri njyewe, mbese ntibizakomereze ku rubyaro rwanjye. Nshuti mwene data, reka nizere ko dusobanukiwe ko umurage ababyeyi baha abana ntago ari ibi byonyine gusa byo kuvuga ngo ni inzu, ni imitungo, n'amafaranga, n'ubutaka. Oya, umurage urimo ibintu byinshi. Ibyo byose ubona umubyeyi yagiye anyuramo, wowe ukabona nawe biri kukugeraho,
byibazeho umenye ngo ni umurage. Kandi nawe mu mwana niba biri kukugeraho uyu munsi ukaba ubashye gusobanukirwa ko hari ubwo byaba byaraturutse ku babyeyi bawe, nta kindi cyakorwa, nawe ubwawe wakwisengera ukabikuzaho kugira ngo rega nawe bigarukire byibura kuri wowe ibyo byakubayeho, bigarukire uyu munsi ubikuzeho ibyo byose byari byarakubereye imbata birangirane n'uyu munsi, kandi no kubaza gukomokaho nabyo bive mu nzira. Ubwo urumva ko twese tubashe kumenya uko umwijima ukora, uko ijuru rikora. Nzi neza ko twaba mu mahoro kuko twajya dutanga noneho umurage w'ibyiza gusa, twajya tumenya ngo niba dukoze ikibi turakihanye, kandi niba hari icyo twahaye umwijima turakigaruje, noneho kugira ngo urwo ruhererekane bw'ibyo duha abana bacu bazabeho mu mahoro. Nshuti mwene data, reka nizere ko tubashije gusobanukirwa umurage in the spirit biba bimeze gute. Ngaho rero mfasha ukore share kugira ngo iyi nkuru igeze no ku bandi. Hari abantu benshi baba batarasobanukirwa, baba batumva ibyo ari byo, ariko wenda yakumva inkuru nk'iyi akumva icyo akwiriye gukora. Nshuti mwene data, ngaho kora like, ukoresha ku nshuti, ku muryango, ku bavandimwe, ku wari wese wumva ko byamufasha kugira ngo abe no muri iyi serega abayeho mu mahoro, izo ntambara zishire, iyo mibabaro ishire, ako gahinda gashire, kuko nta wundi wabidushoboza uretse Yesu Kristo wenyine. Ngaho reka rero ngusabe ukore na subscribe niba utarayikora, kandi nkomeje no gushimira na buri wese wakoze subscribe. Imana iduhane umugisha.